kugera i Kanani urabanza ugaca mu butayu. Noneho nje guhumuriza abantu muri aka kabuga kabatsinda no kubabwira ngo nakure haba abanyamakuru bacu abakameramani nakure habaho Imana itakura umuntu na ahantu heza habaho Imana itageza umuntu. Hari ijambo riboneka muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere. Ni Bibiliya iravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro ngo Yuda we komeza ibirori byawe bizera higura imihigo yawe yose kuko umunyabibi yatsembwa atazongera kunyura iwawe. Satani rero ndatangariza abadayimoni n'abarozi n'iki n'ababeshya ko azuba karakaza ariko ntacyo turi hano. Prophet Noel Rapis gituye Imana muhindura amateka. Yego reka nditegura kuzaba umupapa bantu bavatira n'imbobo ntacyo yakimarira n'ingegera aya amazina yose Yesu yarahinduye yamendori yagahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo. Noheli njyewe muzi ari imbobo yahanga ibatsinda ari kirara cyane arara hanze asyaga ibirayi n'ibitoki gusa yatunguye abantu benshi cyane. Yigeze kubaho imbobo hano batsinda ndamuzi urabona ntuye hano. Ubwo rero yigeze kuba imbobo hano batsinda ariko biza kugeraho Imana imugirira neza abonye umunyama arasenga abo muhanuzi. Muzi ko twakoranye nta kibazo rwose ariko yari afite n'impano y'ubuhanzi. Yego hari byinshi abantu bagenda bamuvugaho avuga ko urabizi kuri harimo abantu baza bakiyitirira ibyo batakoze kugira ngo abantu babagirire impuhwe babafashe. Atubwira ko yakoze akazi katandukanye aho yateruye imizigo aho yabaye umunyonzi koko nibyo twarananyonganye muri koperative imwe. Yego Kagugu twiteze imbere rwose. Wamubona gute nyine Noheli? Nta kibazo rwose yari umuntu uri sociable. Kwa kundi nyine abantu ushobora gutera imbere bakakurwanya nyine urabizi byacu. Ahantu nahakubitiwe imitumba n'abakarani bibatsinda. Uhanyura ibere ry'igitoki ngagurya bahita baguhereza iki? Nabanyuraga ibere nkubita mu mufuka. Ukajya kumva umujyari ngo pa bakuriye jido ya danje ugatumanuka haza ariko turashimira Imana. Haleluya. Kwitala widebi. Zoblel. Hari yacukuyemo hariya gutya. Ndabona ruhurura ndende cyane. Hari nari imfiriyemo buriya ngewe. Hari igihe umuntu anyirukankanye anziza ibere ry'igitoki ansindamo hariya nkandagira ku ijosi. Ako hari umujura ruharwa. Oya ntabwo nari kandi umvaga nashakaga icyo kurya nyine nicyo kuba. Nyine warakibaga wumva se warakoraga warakibaga. Babyitaga gusyaga ariko ndashimira Imana. Yego. Mbasha kwitunga simbe nakora. Yego. Umwami Yesu uramuzi? Umwami Yesu ndamuzi nk'umwami n'umukiza. Waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe? Oya. Nyine yego. Umwami n'umukiza nyine ndamuzi. Yego. Ariko nturamwakira. Narahoze naramwakiriye ariko ubu nyine naratakaye mu nshingano. Prophet uyu munsi arakira umwami n'umukiza kuko yahuye n'umuhanuzi w'isi yose Prophet byukura bagirana Noheli. Urabona ko Mana mu izina rya Yesu musabiye umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwe. Uyu munsi akikwemerera utahe mu mubiri wiwe umurindi manuka we n'umuryango we yakire dolasi enema tandawuni dry ishyira hejuru umwuka Satani agabije mu bahanuzi umwuka w'ishyari umwuka wo kwishyira hejuru uyu mwuka ukurwa urangire. Ndagushime ko nanjye Mana mubo wanyuzeho mbabaye ukanyura mfite agahinda n'intimba ukabinkura ukamumunezero. Ndagushimye Uwiteka. ndabashimiye kandi ndabasuje mwebwe mwese mudukurikiye kuri Rwanda Gospel Show. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Jerry nkuko musanzwe tubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho kuri Rwanda Gospel Show. Uyu munsi ntago bisanzwe kuko ni gake mboneka kuri FM, ariko uyu munsi ndaje kubera inkuru tugiye gukora. Tuje mu nkuru ubuhamya bufite ibihamya. Benshi bajya bavuga iby'Imana yabakoreye, abandi bakavuga ibyo yabagejejeho, ariko nta n'umwe ubasha kubyerekana avuga ati dore aho yankuye, dore naho ingejeje. Uyu munsi turi mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu ku isantere y'isoko ry'Abatsinda nk'uko mubabona ni ku kazuba, ariko nta kibazo nta kitubuza gukora.
amateka y'umuhanuzi bita Prophete Noheli mwaragiye muyakurikira cyane, yavuzweho byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi twaje kureba ku isoko aho Imana yamutabariye, aho yabanje guseberezwa, aho yabanje gukorerwa ibintu bitandukanye, ariko Imana ikaza kumutabara. Ni Prophete Noheli, nta wundi tugiye kuvuga. Kuri iyi santere y'Abatsinda, ku isoko ry'Abatsinda, niho afite amwe mu mateka y'ubuzima bwe akomeye. Reka tumwegere tuganire muri bimwe Imana yamukoreye ikoresheje abantu bo muri aka gasantere. Aha hantu yahabereye Mukarane, aha hantu yahabereye Mayibo batoragura ibirayi. Byinshi turi buze kumva mu buhamya bwe ari bwivugire nk'uko turi bugende tubiganiraho. Prophete Noheli, muraho neza? Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Umeze neza? Turashima Imana. Dusuze abantu bakurikiye Rwanda Gospel Show. Dusuje abantu bakurikiye Rwanda Gospel Show, Imbasi TV. Yego. Bose ndakababwire ngo umugisha w'Imana ubabeho. Amazina ni Prophete Byukura Bagirana Noheli. Yego. Umwe Imana yakuye mu isaho y'ibyaha ikamuzanira agakiza kubw'ubuntu bwayo. Rero uyu munsi ndashimira Imana, impamvu abantu kambaze n'isegure batavuga ate se Prophete yabaye umusitari, yabaye nk'abandi bose. Mpamvu nambaye ingofero no kubera izuba twabisobanuye, hari akazuba gakaze. Ariko turashimira Imana, turashimira n'abantu b'umumaro bemeye uyu munsi kuba bahagararana natwe bakadushyigikira, cyane cyane abakunzi ba Rwanda Gospel Show na Imbasi TV. Turabasuhuje Imbasi TV, turabasuhuje cyane ngo Imana ikomeze kubaha umugisha. Impamvu ngusanze hano ndavuga ni sinabyihererana, aka gasantere kavuze iki kuri wowe? Aka gasantere icyo navuga ni amateka ya Prophete Noheli. Mbere yuko njya mu kiderenga, mbere yuko Imana impa agakiza kayo kubw'ubuntu bwayo, aha niho hantu nasebeye, abantu bantera amabuye, bandi niho nasyagiraga ibitoki, ibirayi, imyumbati, nkajya ku modoka. Bwa buzima abantu bajya bavanga ngo ni ubuzima bw'abayibobo cyangwa se ubuzima bw'abamari. Tuje mu buhamya bufite ibihamya, ariko budafite ibihamya. Wowe turi neza ku isoko, turi hahandi kandi hari abantu bakuzi bazi Prophete ari ingegera, bazi Prophete arara ingange. Ako ngo wigeze no kwikorera imizigo kuri aka gasantere. Ibyo ni ibintu bizagiye biba nkahabere n'umunyonzi. Si ibyo gusa, ariko turashimira Yesu waje akica umwako. Jya nkunda kubwira abantu ngo iyo umuntu atazi yava ntashobora no kumenya ahajya. Ntabwo ushobora kuba umuntu ukomeye utarakomeza abandi, kandi iyo Imana izakugira umuntu ukomeye urabanza ugaca mu bikomeye bizakomeza abandi kugira ngo uzakomeze abandi. Jya nkunda kubwira abantu renga Imana ishobora kukurwara kandi inakurwaje, ariko ndashimira Imana ko itandwaye inandwaje, ahubwo yari indwaje iravanga umwana wanjye uzaca muri iyi nzira usyagira ahantu uhandikira izina ribi bagutuke, abandi bakwita imbobo, abandi bakwita ingegera, ariko ubu turashima Yesu dosti ema sobrele ko nizangwa unidra. Ndakumva Imana itangiranye nanjye muri iki kiganiro. Nohe, mbere yuko tujya twanzika n'ikiganiro kuko turi butembere mu bice bitandukanye by'aha hantu ufite amateka, ni ibihe bintu byakubayeho kavuga uti ibi bintu ntago nari nzi ko Imana izabinkuramo hano nyine, ukavuga uti bya bindi sinshobora kuzabyibagira? Ahantu nahakubitiwe imitumba n'abakarani bibatsinda, uhanyura ibere ry'igitoki nka gutya bahita baguhereza iki, nahanyuraga ibere nkubita mu mufuka, ukajya kumva umugeri ngo pa bakuriye jido ya danje ugatumanuka haza. Ariko turashimira Imana. Haleluya. Kwitala widebi zoblel, turashimira Imana. Urumva rero aha hantu ni ahantu h'amateka. Dore nkura mu mama witwa Mamizacu uriye, nene naramuzengereje ibitoki byiwe birayi mbyiba, ariko turashimira Imana. Ubu nanjye nagaburira nk'abamayibobo 50 100. Imana yahinduye amateka. Uyu mugabo mwita Reveriyani naramwibye ibitoki naramuyogosha, ariko turashimira Imana. Noneho yarambwiye ngo narakomeretse, navuga nihangane Yesu nicyo cyamuzanye azakomora. Ende wakomeretse? Uriya mugabo ngo yakomerekejwe n'ibitoki nagiye mwiba byiwe, ngo yarababaye, ariko ndamubwira nti nubwo byari bikomeye turi mu buzima bugoye bubi, ariko humura
icyazanye Yesu ni ukukomora kandi azaguha inyungu z'akababaro z'ibyo. Ndagira ngo dufate akanya tugendane dutemberana, ungende umbwira amateka y'aha hantu. Aha hantu kuri wowe kuri Prophet Noel, kuko hari ibiganiro twagiye tubona ku Gasaro TV no kuri Kiranuka TV bavuga bati Noheli koko bandwanya, bavuga ati Noheli ntahazagera, ariko buriya iyo uzaba umuntu ukomeye abantu barakurwanya. Buriya kuba narahagurukije Gasaro TV nkahagurutsa Kiranuka TV, igiti gitera imbuto niho nica abana bateramo amabuye n'imijugujugu. Kuba barahagurutse rero bakaza hano baje gushaka amakuru yanjye ya nyayo, ndashimira abantu binaha ngaha ko batanabahaye amakuru y'ibihuha, barabwira ati Noheli ni imbobo. Ndagira ngo abantu babyumve iyo tuvuze ko Imana igira neza, ni ibingibi tuba turi kuvuga. Kwikura hasi igashyira hejuru, kwivana ibuzimu igashyira ibuntu, igakura mu mukungugu ahantu hagayitse cyane, yego ikakwicazanya n'abakomeye. Aho hantu rero wari uri, hari umuntu ushobora kuba udukurikiye avuga ati ese nanjye nzatabarwa, ese nanjye ubuzima ndimo Imana irabuzi ijya imenya. Uzi impamvu nabazanye aha hantu se Jerry? Ni ukugira ngo mbabwire ibihamya ubuhamya bufite ibihamya byivugira, bufite ibimenyetso. Ahangaha niwe naririmbye ngo aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye. Aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Aho narinuye hahandi batsinda bankubitiraga imijugujugu, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Mbona ufite impano yo kuririmba kurusha ibindi byose. Sinzi abadukurikiye nabo bajya muri comment bombi. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nk'uyu mubyeyi mama zacu umusanzu ukamuganiriza, yakubwira ukuntu ibintu byari bimeze mu gihe cyane. Reka turebe kuva mu kwikorera imizigo step by step ujya kuri buranzira kunyonga igare. Yego, ririho imizigo. Wakoreraga ngahe? Urabizi nawe? Musanga umubaza arabikubwira. Yego. Iyo tuvuze ubuhamya bufite ibihamya, ni hahandi tujya ku isoko, tukajya ku isoko abantu bazi umuntu aho Imana yamukuye naho imugejeje. Mugabo nitwa Emmanuel. Emmanuel. Ndi umunyonzi nyanjye hano batsinda. Yego. Prophet Noel uramuzi? Ndamuzi cyane, twarakoranye. Tubwire muzi wiki? Muzi ko twakoranye nta kibazo rwose. Yego. Ariko yari afite n'impano y'ubuhanzi. Yego, hari byinshi abantu bagenda bamuvugaho, avuga ko urabizi kuri harimo abantu baza bakiyitirira ibyo batakoze kugira ngo abantu babagirire impuhwe babafashe. Atubwira ko yakoze akazi katandukanye, aho yateruye imizigo, aho yabaye umunyonzi. Koko nibyo? Twarananyonganye muri koperative imwe. Yego. Kagugu twiteze imbere rwose. Wamubona gute nyine Noheli? Nta kibazo rwose, yari umuntu uri sociable. Kwa kundi nyine abantu ushobora gutera imbere bakakurwanya, nyine urabizi byacu nk'Abanyarwanda. Yego. Kuri ubu rero ujya umukurikirana, ujya ubona aho ageze, n'iki ushobora kubwira abantu? Nyine icyo nabwira abantu, ahubwo ahageze bamushyigikire, nyine komeza atere imbere kuko afite impano y'ubuhanzi, iyo ndayizi rwose. Ese reka tugaruke ku kazi mukora. Buri muntu wese ugerageza kugira icyo akora kugira ngo abesheho umuryango we, anibesheho, turamwubaha. Aka kazi ukora ubona ari sawa, kagutungiye umuryango, nta kibazo? Akazi nkora rwose kugira ngo abantu twumve ko nyine akazi nkora nyine karantunze, nta n'ikibazo. Yego. Mbasha kwitunga, simbe nakorakora. Yego. Umwami Yesu uramuzi? Umwami Yesu ndamuzi nk'umwami n'umukiza. Waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe? Oya, nyine yego, umwami n'umukiza nyine ndamuzi. Yego, ariko nturamwakira? Narahoze naramwakiriye, ariko ubu nyine naratakaye mu nshingano. Uyu munsi arakira umwami n'umukiza kuko yahuye n'umuhanuzi w'isi yose, Prophet Byukura bagirana Noheli. Urabona ko Mana mu izina rya Yesu musabiye umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwe, uyu munsi akikwemerera utahe mu mubiri wiwe, umurindi impanuka we n'umuryango we, yakire dolasi enema tandawuni dry, umuhindurira amateka nk'uko nanjye nari imbobo ukayahindura mu izina rya Yesu. Urakoze kumuhaye agakiza kawe, amen. Amen. Urakoze cyane. Harya amazina ngo ninde? Emmanuel. Wakoze cyane. Imana iri kumwe natwe. Wakoze akazi keza wawe. Nohe ngira ngo urabibona hani hahandi narakubitiwe. Dukomeza tugenda. Nari narakubitiwe, byaranshanze, byaranyobeye. Ariko turashimira Imana ko ikomeje kugenda
ibikorera kwiyubahisha buriya ibyiza ni ubuhamya buhindura Yego. arizo za mbuto abantu bagenda badusoromaho avuga ati twakoranye neza nta kibazo twigeze cyane tumubonaho rwose birangiye rero uriya ni umunyaga ukomeye Cyane. kuba abonyeho Urabona Imana ko- ikugejeje akavuga ati nanjye ndumva nshaka kwakira umwami Yesu Kristo bitumye navuga ati ya mana yafashe porofeta ari umunyonzi ikamufata ari imbobo Yego. ikamufata asyaga ibitoki n'ibirayi ikamukura ku igare ikamukura mu bumayibobo ikamuzamura ikamugeza aho ageze nanjye ndayizeye koko Yego. burya atanzeho imbuto nzima ngo amenye ko Avuga nahindutse ati, abibone "Uyu ni ntabwo ari umutekamutwe." kwemera ko musengera kuko ntabwo yari azi ko turi ntabwo yari abizi nibyo njya mbwira abantu bavuga ngo porofete ngo yakwishyuye angahe ngo yapanze ibiki njye nta bintu mpanga aha ni hahano mu kabuga kabatsinda muzi mwese Yego. nari narakubitiwe baraba papa tesete yabamaga amafaranga bakambwira ati dutwarire uno muceri ariko turashimira Imana ko yabikoze hari ibintu Imana yagiye igenda ikora Imana yishe umwaka ndase ya haleluya talazi emasoble aha ni hahano rero nakubitiwe ubuzima bwaranze ariko turashimira Imana bara nabakire bamaga akazi nkabatora ibishyimbo urabona ko rero Imana yagiye ihindura amateka cyane ushingiye ku by'Imana yagukoreye kuri ndayishimiye naho ugejeje Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera ndambura Uwiteka amaboko kamuramburira Imana amaboko duhaye Imana icyubahiro Amen. Imana niyo kwiringirwa no kwizera Aleluya ntukabure ku mbaraga z'Imana Ntabwo twabura ubutabazi ntugacogore dukomeje rero tuganira kugira ngo abantu bamenye Profete Noheli ni muntu ki ku makuru y'ijuru kubwo iby'Imana yagiye gukorera Profete Noheli afitiye abanyarwanda ibintu byinshi byiza byo kubabwira ubuhamya kubakura mu buzima bubi nkababwira ngo nta hantu haba Imana aha turagaruka ku kintu bita ubuhanuzi n'abahanuzi dukomeza tuzamuka tujya kureba ahantu watoragwa ibirayi aha hose nyine urahabona mu isantere ariko icyo nabwira abantu ntibakabwira abantu ngo Imana izakugirira neza mbere y'uko Imana ikugirira neza bwira abantu wahoze urinde kuko Jerry abantu barashaka kubwira abantu aho bageze ariko ntibashaka kuvuga mbere y'uko Imana ikugira porofete warinde hari n'ibintu cyatumye ngira ishyaka ryo kuza gukora iki kiganiro abantu baza bakavuga ubuhamya bw'ibintu batabayemo ati naraha ati nari ikuzimu ati kumbe ugasanga rimwe na rimwe ni no kwibeshyera ibintu byitwa kurema ubuhamya kugira ngo abantu bakugirire icyizere ngo bagukunde gupapira ariko njyewe uyu munsi ntabwo ndi gupapira ndavuga ibintu bya nyabyo byambayeho impamvu twaje aha Jerry mwana wanjye ajyana na Jerry nk'umunyamakuru utajya ukoreye inkuru za puraka cyangwa se zo kubeshya nkavuga ngo ndajyana na Jerry kuko ari umukristo asenga Jerry aha hantu nahakubitiwe inkoni niza kabagana ahantu nahanyuriye mu buzima bubi bugoye ariko ndashimira Imana ko yankuye muri ubu buzima bubi urabona Jerry naranyuze muri ibi bintu byose ntabwo nakemera kuza guhagarara hano kuko n'abantu barakuzi baranze abantu bita ahantu niho hantu navuga ngo hari Sodomu n'Igomora ku buzima bwanjye hari mu rupfu ariko Yesu hari mu rupfu yahaminduriye amateka nkunda kubwira abantu ngo ntushobora kugera i Kanani utace mu butayu mbere y'uko ugera i Kanani urabanza ugaca mu butayu noneho nje guhumuriza abantu muri aka kabuga kabatsinda no kubabwira ngo nakure haba abanyamakuru bacu abakameramani nakure habaho Imana itakura umuntu na ahantu heza habaho Imana itageza umuntu hari ijambo riboneka muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere ni Bibiliya iravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe yose kuko umunyabibi yatsembwa atazongera kunyura iwawe Satani rero ndatangariza abadayimoni n'abarozi n'iki n'ababeshya ko azuba karakaza ariko ntacyo turi hano Profete Noheli rapisi gituye Imana muhindura amateka yego reka nditegura kuzaba umupapa abantu bavatira n'imbobo ntacyo yakimarira n'ingegera aya amazina yose Yesu yarahinduye yamendoriye agahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo yego ni muri bwa buhamya bufite ibihamya rero aho tukiri kurebera hamwe ubuzima bwa Profete Noheli aho ari kudutembereza mu bice bitandukanye avuga ko hano inyuma mureba ni mu gishanga aho bakunze kwita
mu kinyamerika, bwaraza kubitubwiraho birambuye. Avuga ko ari naho yararaga, ari naho hari ubutayu yasengeragamo. Turi buze kubyumva, ariko turi kumwe n'umwe mu bagabo bamuzi cyane kugira ngo batanga ubuhamya bw'ibyo Imana babonye imukoresha cyangwa imuhindurira amateka. Mugabo umeze neza, fata mikoro gutya. Meze neza cyane. Umeze neza. Amazina ninde? Nitwa Nzayisenga Pierre. Umuntu bita Noheli uramuzi? Noheli ndamuzi cyane. Yego, umuzi wiki? Noheli njyewe muzi ari imbobo yahangaho ibatsinda. Ari kirara cyane, arara hanze, asyaga ibirayi n'ibitoki. Yego. Gusa yatunguye abantu benshi cyane. Abantu benshi ntago bamenye uburyo Imana imuhagurukije. Yego. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ubuhamya bakabuvuga ari uburemano, bakabuvuga ari ubupapirano kugira ngo bikururire imitima y'abantu, bumve bakurura impuhwe z'abantu. Niyo mpamvu twagira ngo tubaze neza icyerekeranye na Prophet Noheli kuri aka gasantere kabatsinda, uburyo yari abayeho, uburyo Imana yamuzamuye, mumaze kubona Imana imuzamuye. Ese mwebwe byabahaye ishusho ki? Ukurikije ubuzima bwe byari bigoranye cyane pe. Yego. Ni nayo mpamvu mvuze ati byatangaje abantu benshi cyane. Yego. Kuko yahagurutse mu gihe abantu benshi batari babyiteguye, kandi ahaguruka neza, arahinduka umuntu mwiza, akorera Imana mu buryo butangaje. Reka turebe noneho muri ubwo buzima bwo gusyaga, muri ubwo buzima bw'ububobo, ese yarakijijwe cyangwa hari ibindi bikorwa yajyagamo ukabona ko uvuga uti uyu muntu icyari byari byo byose nta kintu murebaga ukabona nta hazaza? Akabona rwose hapi. Ubu ngubu rero uko umubona ni iki wabwira abantu badukurikiye? Gusa ngiye umubonye nshima Imana cyane, kandi nkahita numva nari mama abantu icyizere ko nta hantu Imana itakura umuntu. Mujya muhura? Tujya duhura cyane, hari n'igihe nkunda kumubona asengera abantu. Yego. Ari umuhanuzi ukomeye. Yigeze guhanurira cyane. Prophet ngwino hano rwose. Uyu mushuti wawe ati nta hazaza twabonaga kuri we. Ati nta hazaza twabonaga iyo twamurebaga ari inaha. Byari bikaze, ariko urumva nyine Imana yakoze bikomeye, kandi ntabwo twirata twebwe cyangwa twiyemera, ahubwo turirata Kristo uri muri twebwe. Pawulo yaravuze ngo nyine muto nakoraga iby'abantu bato maze kuba mukuru nkora iby'abantu bakuru. Urumva ibintu byose nakoraga icyo gihe nabikoraga bitewe n'impamvu z'ubuzima, nkabikora bitewe n'uko ntarakira umwami Yesu n'umukiza. Ariko aho Kristo aziye muri njyewe na Yesu twakoze bikomeye, kandi dusezanye n'abantu ko impamvu twafashe urugendo nk'ururerure rwo kugira ngo tuze ahantu no kugira ngo tubwire abantu ibintu bifite ibihamya byivugira. Turagira ngo noneho tujyane neza aho wararaga n'ahantu wagiraga gutyo gase. Twamaraga gusyaga tukajya tumanukiramo hano gutya, hano hasi tugacomokiramo hano twirukanka. Iri soko ryari ritarubakwa? Isoko dore ni ryari ritarubakwa, ririmo hano gutya, tukamanukiramo hano. N'abandi bahungu nabe bitwa ba David twe twaracukuyemo indakemo hariya, ngiye kuhabereka bahamwe aho twaraga hano mu kinyamerika. Wibe umuntu gahita ucomokamo hariya wibe, ariko ntabwo twibaga ibintu bihenze, ni igitoki n'ibirayi. Urumva turashimira Imana, byari impamvu z'inzara, ariko kubera ko warifataga n'iryo bere ry'igitoki atari ryawe, urumva abaga ukoze ikintu cyitwa ubujura. Rero abantu nibakizwa bajye bahamiriza ko bakijijwe, bavuga aho Imana bakuye naho igeze gute ibagejeje. Yego, tugende twereka ahantu hararaga. Yego, murakoze cyane. Wakoze nshuti yanjye. Turacyari mu buhamya bufite ibihamya, ndi kumwe n'umubyeyi hano. Yesu ashimwe. Ahimbaza. N'amahoro. N'amahoro. Amazina ninde? Nitwa Mama Shani. Mama Shani, twishimiye kubana nawe. Twari turi mu kuganira ariko kuri Prophet Noheli. Uri umwe mu bantu bamubonye, mwasenganye, niki wamuvugaho ubwira abantu? Murakoze. Ndamuzi Noheli uyu nguyu, twarasenganye hano hepfo muri Ndabirambiwe. Ndumva no ubu butaye nibwo bita Ndabirambiwe. Yego. Tubwira abantu ko bitacyemeye kujya ahantu basenga, bajye basenga. Icyo gihe nyine hari mu gihe cya corona, insengero ahanini zarafunzwe. Rero ndamuzi dusengana, kuko nanjye ubwanjye yigeze kumanurira, kandi nkumva ibintu amanurira nibyo.
nepfira mu gishanga hasi tutari twazana hano murinda birambiwe nari muzi rero ubuhamya bwa Noheli yigeze kubaho imbobo hano Batsinda ndamuzi urabona ntuye hano ubwo rero yigeze kuba imbobo hano Batsinda ariko biza kugeraho Imana imugirira neza umunyama arasenga umuhanuzi nge nta bintu byinshi muziho muri make muzi ari umuntu w'umunyamasengesho asenga ubundi nibyo twavugaga n'iki wabwira abantu badukurikiye bibaza ko nta hantu Imana itakura turagira ngo dusubize ibyiringiro abantu bongere bagarurire Imana icyizere uri mu buzima bubi ariko ntago twizera Imana yuko turi mu buzima bubi gusa n'ufite ubuzima bwiza akomeze yizere Imana kandi asenge ibihumiriza ni iki wabwira abantu kugira ngo ubahumurize abantu ikintu nababwira nk'uko bivuze munyamakuru nta hantu Imana itakura umuntu nta naho itamugeza ngewe Noheli yo murebye nkurikishe ndibuka umunsi umwe twigeze kujyana icyo gihe nakoreraga mu Kiyovu cya Kagugu turajyana icyo gihe kuko higeze gucamo kandi kantu nanone mubona afite igare tujyana mu Kiyovu cya Kagugu icyo gihe sinibuka ibintu yari asunitse ariko niba yari umukarani sinibuka tugenda tuganira nyine tuvuga nkuko ngo nta hantu Imana itakura umuntu ndi kumubwira ni hari igihe Imana izagukura kuri iri gare ikakugira neza rero nashimye Imana ngewe maze kubona ahantu Imana imugejeje nubwo nyine bitoroshye uko mba mbibona ntago ari ibintu byoroshye kuri iyi mihanda wa mugani nkuko mubivuga ariko nshimye Imana uko nsigaye mubona nuko naho amaze kugera yari muto icyo gihe yarabyibushye urabona ko hari ikintu Imana yamukoreye nukuri Imana nishimwe Imana yarakoze Imana nishimwe yego mama Shana urakoze cyane kuganira natwe Imana igumugisha murakoze namwe yego tugeze aho Prophete Noheli yakoraga icyo bita kugangika Nohe aha hantu ngo bimeze ahangaha buno hano twari twaracukuye harimo umwobo mo hano ndetse n'ahangaha buno harunze bino bintu ubikuyeho wahita ubonamo ahantu harimo umwobo uretse ko bahasibye nyine kubera no gucukura umucanga hano muri iki kirombe cya Batsinda ariko ubundi hano urebyemo neza uko bino bifuka byose n'ibi bintu by'imyanda bagiye bazika mwaha wahita ubonamo umwobo buri muntu yabaga afite icyumba cyiwe mwari benshi none twabaga turi benshi warafukuraga ahantu ugenda ukirambikamo gutya nyine tayari kwiryama tuvuge tureba abantu badukurikiye kugira ngo tubabwire ahangaha nyine ibyo Imana igenda ikorera abantu bayo no kuvuga hari harimo umwobo nyine nuko bahagize abantu b'umucanga na hano ndabona banateyemo ibintu n'ahangaha ni hari harimo twabaye turi nk'abamayibo nka 20 cyangwa 30 no munsi ya kiriya giti buri harimo undi mwobo kiriya giti uvugishije ukuri imbere y'aba bantu badukurikiye n'imbere y'Imana iyo wabaga uryamye hano umva gutekereza iki n'iki wavuga guti nta byiringiro ntabwo mfite by'ubuzima nakwizera nako numvaga nyine bya bivuga ati hapfu wavutse cyangwa se ntakora amakudapfa kuko nta cyize nari mfite pe ntabwo nari mfite ibyiringiro ko Imana izangira uwo ndi uyu munsi nta gaciro nihaga ndetse ntabwo natinyaga inyamaswa kuko nanjye numvaga ameze nk'inyamaswa icyo gihe ngira ngo abantu barabizi neza no kubwa Kararisa Karasira hari bene data bakuyemo hano cyagiye Kararisa Karasira haza hamwe n'uwitwa ngo ni Big Town Bagti hari abo bakuyemo hano muri iki kinyamerika n'ubundi rero ndi muri abo bantu nge nabonye baje kubakuramo nge ndiruka nditsimba nyine icyo bita kwitsimba ndihisha ndirukanka abandi barabajyana abandi babakora ubuvugizi bajya mu bigo hari n'abandi basigayemo ariko ndashimira Imana ngaha twa ikintu cya mbere nabaga mfite mu ubwoba cya mbere iyi imvura yagwaga tukabura uko twugama kikaba cyanagutengukira hejuru ugahita upfiramo byose no ubuzima Imana nta hantu ariko Imana urabona nyine ko yandinze ngewe Imana yarakoze cyane tugarutse ku murimo w'Imana hano ngo hari hano niho bita ngo iki hari n'ahantu ngo bajyaga basengera bahita muri Ndabirambiwe Ibatsinda no umusozi witwa Ndabirambiwe ni umusozi ngewe naboneyeho amateka menshi cyane ni umusozi nasengeyemo buri urebye harajeri hari hacukuyemo hariya gutya ndabona ruhurura ndende cyane hari nari mfiriyemo buriya ngewe hari igihe umuntu anyirukankanye anziza ibere ry'igitoki ansindamo hariya nkandagira ku ijosi ariko hari umujura ruharwa oya ntabwo kandi umvaga nashakaga icyo kurya nyine n'icyo kuba nyine warakibaga wumva se warakoraga babyitaguza icyaga ariko ndashimira Imana sha nukuri yansikamiyemo hariya amagarara ku ijosi ansindamo mwukurahera ariko ndashimira Imana
mana ushimwe wangaruriye ubuzima ntacyo nari cyo mana ariko warakoze uhimbazwe yo mana ndagushimiye wankuye mu buzima bubi mana ishimwe n'abantu badukurikiranye bumve ko nshimye Imana abakunzi ba Imbasi abakunzi ba televiziyo yitwa Rwanda Gospel Show nukuri bumve ko dushimiye Imana si bya bintu byo kucyatsa Uwiteka yarakoze nahe tugarutse ku murimo w'Imana harimo ibintu umuntu agenda abona akabona ntago bikwiye reka tugana ku musozo umurimo w'Imana ni icyo uvugaho ni iyihe nama yawe watanga ku bahanuzi ku bavuga butumwa ku bantu bakorera Imana muri rusange kuko tubonye amateka tubonye ko iby'Imana isezeranya umuntu ibikora hari n'ibyikora itiriwe itubwira hari ibyikora itiriwe itubwira cyane rwose kandi byiza cyane rwose yego ubundi Imana ishaka kutagutabariraho ikibazo ishaka kutagutabara none ahangaha ahubwo ikajya kugutabariraho cyari bukwicira ikibazo ishaka kutaza ngo itabare gera ahagaze hano uyu munsi wa none ariko Imana ikaza kugutabariraho ikibazo cyari bukwicira njya nkunda kubwira abantu rero ngo ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse ahubwo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka mpamvu abantu bakurwanya aho dukurikiranye ni inyenyeri bashaka kuzimya ariko Imana icana inyenyeri ku buzima bwabo ndabona izuba risa naho rirenze ngiye bereka nguremo amarinete ndashimira Imana ko ariyo yonyine yabikoze ikandinda ikamagakiza ku buntu ikabana nanjye nukuri kambabwiza ukuri mukorera Imana ntacyo mwitayeho mukorera Imana mutitaye ko babavuga mukorera Imana mutitaye ko basibya mwera imbuto nziza zikwiriye abihannye mubani n'abantu bose mu mahoro Imana izabagirira neza Yobu yaravuze ngo ntabwo nzikuraho kubinyanga mugayo arangije avuga ijambo rikomeye ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari iyo Yesu akwemeye akwemeza n'abantu impamvu abantu bari gutinda batereta abantu ahubwo ngo batinde batereta Imana iyo utinze utereta Imana ikwemeza abantu rero abantu benshi muri iyi minsi bari gushaka iby'indamo yabo bari kwivugira ibyo bashaka bari kwigira ngo bashaka hiti kandi nta muntu wahitinze uretse Kristo wenyine emera Yesu aba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe wowe udukurikiranye Yesu azakuyobora kandi azakugeza kure nahe tugana ku musozo reka dusengera abantu bose bafite tugana ku musozo tugiye gusenga Imana tubwire Uwiteka ngo Mana nzi ko ari wowe ushobora byose nzi ko ari wowe uhindura ibihe tugiye gusengera mu ijambo riboneka mu byakozwe n'intumwa 28 ku murongo wa 6 ni ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa ni ijambo rivuga ngo inshira iruma Pawulo ngo babandi bategereza ko ari bupfa kenyutse cyangwa kindutse ariko ngo bamaze umwanya munini bakibitegereje barahindura abona ntacyo baravuga ngo ni Imana hari n'irindi jambo riboneka muri Zaburi ya 12 ku murongo wa 6 rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene none aha ndahaguruka ni ko Uwiteka avuga ndashyira mu mahoro ubacunira inone tugiye gusenga rero ngira ngo bundi Yesu ngo ageze ahantu hari igitare ngacicara hejuru arakibirandura amaze kukibirandura gutabarwa ko Imana kuraboneka ntabwo ndi busengere hano hasi abo ndasengera hejuru iki gitare nararagamo kugira ngo Imana igire igitare birandura ku buzima bw'abantu bari badukurikiranye ndabirambiwe hagira ibintu gira rambirwa hagira ibintu abantu bakurikiye Imbasi TV barambirwa hagira ibintu Imana ikuraho hagira Pela sotiko tado biema zobrere konizango shando winidra Mana ndagushimye kuri Imana yubura amasezerano ndagushimye kuri Imana ihindura amateka tugiye gusenga Imana hagira ibintu Imana yubika ku bantu hagira ibintu Imana igukuriraho ibyananiranye hagira ibintu urambirwa ku buzima bwawe winjire mu yindi si nshasha yo kwakira umunezero wawe haraho wakuye Mana haraho wankuye Uwiteka warakoze uhabwe icubahiro abantu bose bari badukurikiranye babona imbabazi zawe babona imbaraga zawe bakire kubohoka bakire ubutabazi bwawe urakoze Uwiteka urakoze Mana igira neza nsengeye imfubyi n'abapfakazi nsengeye abana b'u Rwanda nsengeye imfura z'u Rwanda nsengeye igihugu cyacu ndagushimye Mana ko waduhaye ubuyobozi bwiza bukadukura mu bumayibobo bukadukura mu buzima bubi bukaduha amashuri bukaduhagira umwe munyarwanda bukadukura muri nyakatsi yeshe tokitala wizibimango henitando unidrai dayasiri beautiful ndakumva papa ndakumva uvugana nawe
wanjye hari ibyo ukoze, ucyahe mwuka wose wishyire hejuru, umwuka Satani agabije mu bahanuzi, mwuka w'ishyari, mwuka wo kwishyira hejuru, uyu mwuka ukurwaho urangire. Ndagushime ko nanjye Mana mu bo wanyuzeho mbabaye, ukanyuraho mfite agahinda n'intimba, ukabinkura mu munezero. Ndagushimye Uwiteka, ndagushimye warakoze Papa, uhabwa icubahiro, urakoze Mwami Yesu. Nsengera abantu bose bari kwicanye Rwanda Gospel, nsengera abantu bose bari kwicanye Embassy, abantu bose bazabona ubu buhamya bwa Prophet Noheli, buzabahindurira ubuzima, buzagira ahantu bakura. Meneta Payasi, umuntu urwaye dukuje ndamusengeye, wabuze urushako ndamusengeye, mu izina rya Yesu utanga agakiza mu bana bawe, ubuhamya buhindurira abantu kuva mu byaha bagana muri Kristo Yesu, bakira ubutabazi bwawe. Pera satita lawini mango zobwer, urakoze Uwiteka. Nsengeye imfubyi, nsengeye abakene, nsengeye abantu bose batari mu buzima bwiza, abarwayi bari kwa muganga, aba diaspora ndabasengeye, abanyarwanda mu izina rya Yesu bakire kubohoka kwawe. Urakoze Uwiteka, urakoze Imana ishobora byose, urakoze wumva gusenga, urakoze karuhura. Ndagushimye, ndagushimye Mana kuri Imana yandinze, wandinze gukenyuka, wandinze impanuka z'igare, wandinze kwicwa n'abanyonzi, wandinze kwicwa n'ubuzima bubi, wandinze igare abandi baranyonga bagapfira mu mihanda, ariko nge warandinze. Urakoze Mana, ndagushimye kugiye kungira umugabo, kugiye kunyubakira ukamu rugo, kuzakomeza kubana nanjye, ibi ntigukomeze bikubitire kure. Nsabiye Jeri umugisha, uyu munyamakuru rero ndamusengeye, musabiye umugisha utagabanye kubwo kwitegekaje gufata iyi nkuru itari ibihuha, iyi nkuru ya nyayo. Nsengeye umugisha uri kuri kamera ngo umuhe umugisha, nsengeye Embassy TV, nsengeye Daniel ngo umuhe umugisha, kandi nanjye ukomeze unkomeze mu izina rya Yesu. Urakoze mu izina ryawe Data wa twese uri mu ijuru. Amen, amen. Imana ibahereze umugisha. Amen. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Imana ibahe umugisha. Wowe ucitse intege, wowe uremerewe, wowe ufite ibibazo, wowe wihebye, wowe urara urira, wowe ufite ibibazo, vana amaso ku bantu, hanga Uwiteka, muhanga amaso, ntacyo atazagukorera, ntaho atazagukura. Ibyo uwibaza byose Imana ibifitiye igisubizo, kandi Imana irabizi. Imana izakuvana mu buzima bubi igushyire mu buzima bwiza. Wowe yizere, wera imbuto zikwiriye abihannye. Imana izakugirira neza, iziguha umugisha nk'uko Noheli nawe atweretse ubuhamya bwe. Uramutse ufite ubuhamya ushaka kuduha bwiza, ubuhamya butari ubupipira, naho twekunda kuvuga ngo ni ubuhamya bufite ibihamya, ibifatika, iby'Imana yakoze abantu bakabibona, ni nabyo twarimo, uzatwandikira. Reka ngushimire wowe wari udukurikiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwese. Ciao ciao.